Muganga Clement. Reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana, nizere ko muri amahoro. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku ndwara y'ibicurane. Ntekereza ko iyi ni indwara izahaza benshi, ni indwara ushobora kwibaza atari ko se ubundi ibicurane biterwa n'iki, ubundi se byagufashe ni gute wabyirinda. Rero uyu munsi tugiye kugaruka ku nama enye zagufasha guhangana no kuzahazwa n'indwara y'ibicurane muri iyi minsi kubera ihinduka ry'ikirere, kandi ndabizi ko abakuru ndetse n'abato bari kurwara cyane ibicurane. Rero ibicurane tugiye kubiganiraho, mumenye buryo ki ushobora guhangana nabyo nimba ino ndwara yamaze kukwibasira. Wakwibaza uti rero bimeze bite? Ibicurane ni indwara yandura, yibasira imyanya y'ubuhumekero, mu mazuru, umuhogo no mu bihaha. Iterwa na virusi yitwa Myxovirus influenza cyangwa se influenza virus. Yandurira mu mwuka igihe uyirwaye yitsamuye, avuze cyangwa se mu matembabuzi nk'amacanshwe ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kwibaza uti ese ubundi iyi virusi yaba iterwa n'iki, cyangwa se ibi bicurane biterwa n'iki? Virusi itera ibicurane zikwirakwira binyuze mu mwuka cyangwa se umuyaga. Uyirwaye rero ayanduza binyuze mu kuvuga, gukorora cyangwa se mu gihe yaba yitsamuye. Ushobora guhura n'izo virusi ako kanya, cyangwa se zikaba zanyura mu kindi kintu uyirwaye yakozeho nka telefone cyangwa se ikindi gikoresho, hanyuma ukikora mu mazuru, mu maso cyangwa se mu kanwa, bityo iyo virusi ukaba urayakiriye. Ufite iyi virusi ashobora kuyanduza kabone nubwo ibimenyetso byaba bitaragaragara kuri we kugeza ku minsi 5 nyuma y'uko ibimenyetso bibonetse. Bitewe n'umuntu rero, hari n'abashobora kwanduza nyuma y'iminsi 10 ibimenyetso bigaragaye. Rero reka tubagezeho noneho inama enye zagufasha guhangana n'iyi ndwara y'ibicurane. Mu gihe urwaye ibicurane hari ibyo wakora byagufasha guhangana n'iyi ndwara. Muri byo twavuga kunywa amazi n'ibindi bisunika byinshi, cyangwa se n'ibindi bisukika byinshi. Ni ukuvuga ngo ni ukunywa amazi n'ibindi bisukika byinshi nk'icyayi, imitobe, igikoma ndetse n'ibindi. Aha wibanda ku bintu bishyushye cyane mu rwego rwo kurwanya umwuma mu mubiri. Ni ukuvuga ngo ushobora kunywa icyayi, ukanywa umutobe, ukanywa igikoma, ukanywa n'ibindi, ariko cyane cyane ukibanda ku bintu bishyushye mu rwego rwo kurwanya umwuma mu mubiri. Ikindi kintu cya kabiri, cyangwa se n'iyindi nama ya kabiri, ni ukuruhuka. Kuruhuka neza kandi bihagije bifasha ubudahangarwa bwawe kugira imbaraga zo kurwanya iyi virusi itera ibicurane. Ikindi kintu twakubwira ni uko ushobora gufata imiti yoroshya ibimenyetso. Mu gihe wumva ufite umuriro cyangwa warwaye umutwe, ushobora gukoresha paracetamol, ibuprofene cyangwa se aspirin. Ku bana bato n'abakiri urubyiruko ntibagomba gufata aspirin gusa. Rero ni ukuvuga ngo iyi miti ya aspirin, ni ukuvuga ngo ku bana bato n'abakiri urubyiruko ntabwo bagomba gufata iyi miti ya aspirin. Iki ni icyitonderwa ugomba kumenya. Ni ukuvuga ngo iyindi nama twakubwira ni uko ushobora kandi kwifashisha imiti irwanya ubwivumbure bw'umubiri. Imyinshi ikaba ari uruvange rw'imiti izimya umuriro hamwe n'iyivura ubwo bwivumbure, cyangwa se hamwe n'iyivura ubwo bwivumbure bw'umubiri. Ikunze kuboneka ni ukuvuga ngo wenda iyo twavuga ikunda kuboneka ni nka Cordap, Doriplex, Febrilex, Dacort, Ferivex, Pentodalin, Flucortex hamwe n'indi inyuranye. Ikabaho rero habaho n'iy'abakuru, iy'abatoya. Ni ukuvuga ngo yaba uri mukuru cyangwa se uri mutoya, iyi miti ushobora kuyibona kuko habaho iy'abakuru hakabaho n'iy'abato. Ngayo nguko rero, wenda ubaye ufite ikibazo cyangwa se wazahajwe n'ibicurane, ushobora kuduhamagara kuri iyo nimero iri muri screen yawe. Ni ukuvuga ngo ni nimero ya Muganga Clement. Uramuhamagara mukaganira, akakuvura, akagufasha rwose uburwayi bwose waba ufite bugakira. Murakoze rero, Uwiteka abahire muri byose. Uyu munsi twagira ngo tuganire kuri iyo ndwara yitwa ibicurane. Ntekereza ko izahaza benshi. Ariko nimba ufite ikibazo cy'ibicurane cyangwa se hari uzi ubifite ugakora bino bintu byose twakubwiye bikanga, duhamagare kuri iyo nimero iri kuri screen yawe. Ni Muganga Dr Clement muvugana, aragufasha. Muganga Clement.